Ntabwo ndajya kuvoma. Ndajya kuvoma. Wekeza. Yabyari bimeze bite seke? Ceceka ndabona ariko ku ishuri yaragwinde waje warabyibushye wakintu. Sabyiwera ahubwo akawuga kankwamiye. None se waje ryarahu. Nanjye hashize umunsi umwe nje ahubwo se we waje ryari. Sha nanjye n'umwe washize nyine ubu nanjye turi kimwe se. Ahubwo we ndabona ahubwo amataye yaraje man. Sha nayo kuko umva akawungu nono ya kigo cyane ariko babafata neza tu. Sha nagari cyane nyine gusa nagari neza shagenda. Wowe nyine akureba nkawe reba itama no wagira gusigaye akeza ni nkatega steri ko kwishuri. Simari ni kumva steri zose zo kwishuri nazigusoreza se man ahubwo man ibyo reka tubikwame twigire mu bindi. Man nyine ubwo we wanze kumbwira nari bingereka mwitirema kabaye kwishuri. None urabizi rero ko twari nyine cyari saa 5 nyine nawe urabizi. No ijoro ryo gufata ripoti wa muntu. Abana barariye. Bararya nyine avuga ati nundi ni ahandi twe turatashye kabisa. None rero mu kujya gufata ripoti. Izinduru zavugi. Uwataga yasibi avuga ati none iyi modoka nago ndi buyinjiremo kabisa. Buryo agenda avuga ati maranje imodoka wayipfumuye amapine ko mbona igeze mu rugo hakiri kare kandi nta manota mfite. Mani mwebwe ndumva byari bikubiye tu. Ndumva mwe birenze ibyacu kabisa. Bireke nyine nuko byagenze. Ariko ubundi wowe igihe wagahereye ujya ntabwo ubona ko njye mfite inzara wagonjora utamereza inda sinda yahe oshitana nawe gihuye oshitana ariko ni mugende mahoro uje kunkora wasabira kureba aha itonde itonde wa mugabo we ariko nawe ndashaka kukubaza ugenda ugunjura utama urabona je nashonye nta rusoni ufite kubaza nitugera mu rugo nujya kunywa inzoga urama kwizwe nanzo ganywa kandi wa mugore ntabwo muhaye mwambati wanjye subiramo muri mujye kandi wa mugore wayibonaga iyondo yawe tera umwambati wanjye use ntaho tuba twahenganye se we munyonzi kungeza ku cya prataga misenyi samani ufite ijana ryonyine se ntabwo ntwara wapishana nawe nashya mu mufuka wanjye wa sonje nanjye hano natora igiceri cy'ijana wana nzi karijana wapi ikomereze ntabwo nge nagutwara ku ijana abantu misenyi yorego ndabona n'abantu ndabona hari urugendo rwiza Ariko mwana uyu mwana nawe arananiye. Ubu koko nta mazi mfite ngo ni karabiri. Ubu ngubu ansibije gusenga koko. Mwana uyu mwana arananiye pe ndebera ahantu hose nabuza amazi ubu sibye gusenga hejuru y'umwana uba wagiye. Banza asigaye ajya mu bakobwa asigusa pe. Ubu arananiye ngewe ndabona ntazibye. Ni ukwisubiraho kuko arananiye. Halo. Oya winsiga reka nze tugende kuvoma natwe n'amazi dufite. ntahujya Sawa. ntahujya ntabwo ujya kuvoma Uvuze ngo ki? ntabwo ujya kuvoma Ngo nago nja? kuvoma Kubera iki najya kuvoma rero? Kubera iki najya kuvoma? Ndajyayo. ntabwo ujya kuvoma Ndajya kuvoma. Ntabwo ndajya kuvoma. Ndajya kuvoma. ibi nibyo ka gahungu kamaze iminsi kakwigisha Nta gahungu. Ariko ugasuzugura ukagira ngo urakaruta. Karakuruta inshuro 10. Ane soni wowe. we nabimana ibi nibyo mutangiye ngajya kuvoma Samari. jya kuvoma umugabo wawe arimo nawe uhari mukomere yagiye meruka agenda ntabwo nzi aho yagiye ko ameze se muraho ameze neza cyane ahubwo se muzehe harimo muzehe nawe urimo meruka agenda sinzi aho yagiye ariko se ubundi wowe niko sha ko ngusizi wanyu ugeze aha ngaha gute reka namwe mugenda gakeya se abantu b'abasaza bagenda nk'abasore uri kwirukazwa n'iki gituma unsiga mu nzira ukagira aha ngaha ntaragera ubwo naciye mu yindi nzira boye ntabwo twari kugendana ngaho mbwira ikikugenza ariko mwiriwe nawe wiriwe Kariza yarambwiye ngo umutize 1000 agenda aho umwana mutegera mwese ndaba ntaragera no mu rugo mbona amafaranga yo kumuha hakuriya nawe
ngaho shigenda ndagaruka kumureba yarambwe ubwo reka nigendere ndagaruka kumureba ndabwira ko nawe ufite ndagaruka kumureba ndebe ko ndaba nayabonye ngaho mama Claudine ndujye kureba ko wanyicira inzara ndishongeye mwe nujya kungaburira genda mu nzu ndaje se ngaho uhaguruka jya wumva urana nashonje se genda ndaje